waba utuye mu Rwanda kandi ukaba uri umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Amakuru mashya kandi meza ahari ni uko ushobora kwishyurirwa ibyo ushyira ku mbuga zawe ugahabwa amafaranga. Reka tuvuge kuri Facebook. Waba uzi ko Facebook yazanye uburyo bushya bwo guhemba abayikoresha bari mu Rwanda? Niba nawe uyikoresha, menya uburyo watangira gukorera amafaranga binyuze mu byo ushyiraho bitandukanye. Ni ukuvuga utuvideo duto bamwe bita short form video. Urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abantu benshi ku isi rwashyize igorora abarukoresha mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika harimo n'u Rwanda, aho bazajya binjiza amafaranga binyuze mu kwamamariza mu mashusho magufi short form videos bahatambukiriza. Facebook yatangaje ko abantu bazajya binjiza amafaranga mu buryo bubiri. Ubwa mbere bukaba ari ubwo kunyuza amashusho magufi y'ubutumwa bwamamaza mbere ya video nyirizina hagati muri yo, cyangwa mu gihe igiye kurangira ibizwi nka in-stream ads. Ubundi buryo n'ubuzwi nka ad on reels, aho ubutumwa bw'amashusho magufi bwamamaza buzajya bunyuzwa kuri video ngufi zizwi nka reels zinyuzwa kuri Facebook. Facebook niyo izajya ihitamo ubutumwa bwo kwamamaza butambuka kuri video runaka bitewe n'ibikundwa n'uri kureba iyo video, nyuma nyiri video yamamarijweho aba ari uhabwa igice ku nyungu urubuga ruzaba ruri gukura muri uko kwamamaza. Nk'uko uru rubuga rwabitangaje, si u Rwanda gusa rwemerewe kwakira uburyo bushya, ahubwo hari ibindi bihugu bitandukanye bibyemerewe birimo Kenya, Misiri, Nigeria, Ghana, ibirwa bya Seychelles n'ibindi. Umuyobozi muri Meta ushinzwe ubufatanye muri Afurika mu burasirazuba bwo hagati no muri Turukiya yavuze ko uburyo bushya buzatuma bari mu ruganda rw'ubuhanzi bungukirwa mu bikorwa byabo. None wowe ukoresha Facebook buri munsi, wabyaza utaye amahirwe umusaruro? Kugira ngo bumwe mu bemerewe gukoresha ubu buryo bushya, ni uko ugomba kuba nibura ufite abagukurikira 5,000 kuri Facebook, kandi amashusho yose wabasangije agomba kuba yararebwe amasaha 60,000 mu mezi 2 yabanje. Nubwo hagenda haduka izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi, ariko Facebook cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika ni rumwe mu mbuga zigikunzwe cyane kandi zigikoreshwa n'abantu benshi. Ubu hashize imyaka irenga 20 abantu bo mu bihugu bitandukanye ku isi hose bakoresha Facebook, nubwo wenda wowe waba utangiye kuyikoresha mu myaka ya vuba. Yashinzwe tariki ya 4 Gashyantare mu mwaka wa 2004. Uwayishinze ni Mark Zuckerberg. Icyo gihe akaba yarafatanyije n'abandi basore babanaga mu cyumba, Andrew, Dustin n'uwitwaga Hughes, ubwo bari abanyeshuri muri kaminuza ya Harvard. Intego yayo ya mbere ntiyari iyo guha abana amafaranga binyuze mu byo bashyiraho, ahubwo yari iyo guhuza abanyeshuri bigaga muri kaminuza ya Harvard mu buryo bworoshye, bakabasha kumenyana, kuganira no gusangizanya amakuru bifashishije uburyo bwa internet. Nyuma y'aho bo muri Harvard bayigize yabo bakayikunda cyane, abandi bo mu yandi makaminuza nabo batangiye kuyikoresha, birangira igeze ku isi hose ndetse nawe kugeraho. Nubwo waba utayikoresha, izina Facebook si ubwa mbere waba uryumvise. Mbere y'uko izina Facebook rikoreshwa nk'urubuga nkoranyambaga rwari rugamije gusakaza amakuru hagati muri kaminuza ya Harvard no kugaragaza amashusho y'abahigaga muri icyo gihe, ryari risanzwe ari izina rikoreshwa n'abasore babaga muri kaminuza. Bahurizaga hamwe amafoto y'abantu bahigaga bakayabika, ku buryo washakaga kubona umuntu uhiga no kumumenyaho amakuru ari bo yaganaga. Uwo musore witwaga Mark Zuckerberg yaguye ubwo buryo abugira mpuzamahanga. Uretse Facebook izanye ubu buryo bushya mu bihugu bimwe na bimwe harimo n'u Rwanda, izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, urugero nka TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ndetse na X yahoze ari Twitter, nazo zirabusanganya. Uretse ko hari ubwo usanga hari ibihugu bimwe na bimwe ubu buryo budakoreshwamo. Ikindi, sibwo Facebook itangiye guhemba abayikoresha, ahubwo nuko bitari mu bihugu byose. Abandi bantu b'ibyamamare bakoresha Facebook bamamaza ibikorwa by'abandi cyangwa amakampani akomeye ashaka ko ibicuruzwa byayo bimenyekana, bagahabwa amafaranga. Ubu post imwe bashobora guca 50,000, mu gihe iyo babikoze mu gihe cy'ukwezi baca akayabo k'300. Ndagushimiye tugeranye ku musozo. Niba nawe ufite konti ya Facebook, uyu ni wo mwanya gutangire winjiza.